dukomeze twifurize byiza cyane wowe udona kutweka kudukunda umunsi ku munsi kandi wowe wakoze subscribe reka tugushimire cyane. Hano ni kujya TV Rwanda, njye uri kumva anitwa Omega Boy, mba ndi kukugezaho amakuru abagezweho 5 kuri 5 hano kuri channel yanyu yitwa Kujya TV Rwanda. Kuri ubu rero rurageretse hagati yaho ari umugore wa Jay Polly ndetse na producer Lijohn. Ibintu bikomeje gufata indi ntera hagati ya producer Lijohn ndetse na Nirere Afsa uzwi nka Fifi wahoze ari umugore wa Jay Polly, bakabyarana umwana w'umukobwa. Aba bombi rero n'ubundi barimo barapfa. Indirimbo bivuga ko uyu muhanzi yasize zitarajya hanze, uyu mugore akavuga ko zanditse ku mukobwa we. Lijohn we akabyamaganira kure. Atabizi neza rero umwuka mubi watangiye gututumba mu mwaka wa 2024 ubwo Lijohn yatangazaga ko hari album agiye gushyira hanze yise Hozana iriho indirimbo yakoranye na Jay Polly witabye Imana mu mwaka wa 2021. Iyi album amakuru avuga ko yari iriho indirimbo 8. Amakuru kandi nanone akomeza avuga ko icyo gihe Fifi yahamagaye Lijohn akamusaba ko indirimbo avuga ko ari zose z'uyu muhanzi yaba aretse kuzishyira hanze kuko zanditswe ku mwana we babyaranye. Gusa ngo Lijohn yarazimwimye avuga ko arizo bakoranye na Jay Polly ari kumufasha nk'umuhanzi yari yabonyemo impano wari ukizamuka, bityo zidakwiye kwitwa iz'uyu muhanzi. Ibintu ubundi rero byakomeje kuba bibi mu mwaka ushize ubwo Lijohn yashyiraga hanze indirimbo yise Shenge yahuriyemo n'umuraperi Jay Polly, bituma Fifi yifashisha bamwe mu nshuti ze bazi iby'ikoranabuhanga bakura iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube mu gihe cy'ibyumweru 2, ariko yongeye kugaruka ku wa mbere ku itariki 21 Nyakanga 2025. Mu kiganiro Lijohn aherutse kugirana n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko bibabaje kuba uyu mugore akomeje kumugendaho kandi yaramusobanuriye ko indirimbo avuga ko ari za Jay Polly atarize, ahubwo arizo bakoze ari kumufasha kandi zikaba zitari kujya ku mbuga z'uyu muhanzi. Niyo uyu munsi yaba akiriho ntago zari kuba ziri kujya kuri channel ya Jay Polly. Icyo yari kuba yemerewe kwari ukuziririmba mu bitaramo gusa. Ati indirimbo ni zanjye. Sinzi impamvu Fifi akomeza kumva ko agomba kumuha indirimbo kandi namusobanuriye uko ibyazo bimeze. Biranababaje kuba umugore utaranasezeranye n'umuntu ushaka kwiyitirira ibintu bye kandi naho yanditse mu mategeko ko ari umugore we, mu gihe abavandimwe be nta n'umwe wabigizeho ikibazo. Akomeza avuga ko biba bibabaje kubona umuntu atarigeze agera muri studio ari gukora indirimbo na Jay Polly yifata akanshinja ibintu adafitiye gihamya, nk'uko umuntu yabyuka agashinja undi ati umfitiye amafaranga. Lijohn avuga ko ibibazo bijyanye n'indirimbo za Jay Polly bikwiriye kugirwaho ikibazo n'umuryango we kurusha uyu mugore. Ikindi avuga ko Jay Polly yari afite abana 2, bityo atari gutonesha umwana umwe kurusha undi ngo ibihangano bijye kuwa Fifi gusa. Ati sinzi impamvu avuga ko ibihangano byose ngo byandikishijwe ku mukobwa we mukuru. Uyu nguyu yabyaranye n'ubundi na Jay Polly. Sinibaza ukuntu yanga umwana umwe agakunda undi. Ibi bintu bikwiriye kuganirwaho mu muryango kuko afite umuvandimwe bavukana kandi yari afite abagore 2 banabyaranye. Mu kiganiro Fifi yigeze kuvuga ko bwa mbere amenya iby'indirimbo ya Jay Polly yitwa Shenge yayimenye itarajya hanze, ayoherejwe na Lijohn n'undi musore ufitenye isano na Jay Polly. Avuga ko yatangiye kuvugisha uyu musore amusaba ko yamuha indirimbo z'uyu mugabo afite kuko ibihangano byose byitwa ko ari Jay Polly byanditswe ku mukobwa we babyaranye witwa Eliza Crystal. Ati Lijohn na mwishywa wa Jay Polly witwa Fisi banyoreje indirimbo. Lijohn yarampamagaye ambwira iby'indirimbo ze z'uyu muhanzi, naramwandikiye musaba ko twahura ntiyabyemera. Ndamubwira nti ariko izo ndirimbo za Jay Polly ko udashaka kuzimpa uzitunze nkande, kubera iki utazima ngo utazima ku neza uzazimpa ku bw'itegeko rigenga umwana wanjye.
yavuze ko yanamusabye ko niba hari ideni Jay Polly yari amurimo yamubwira bakamwishyura ariko ibihangano by'uyu muhanzi bikajya mu maboko yabo mu muryango we. Ariko undi akomeza gutsimbarara avuga ko indirimbo arize bazikoranye nk'uko yari kuzikorana n'undi muhanzi wese. Ati naramubwiye ngo Jay Polly niba hari icyo yakugombaga nakwishyura. Muri Kamena 2025 namwandikiye mubwira ko nshaka kumujyana muri RIB. Mu minsi yashize nabwo yarampamagaye ambaza impamvu indirimbo yahuyemo na Jay Polly yasibwe. Mubwira ko indirimbo ari ya Jay Polly kandi ubu ngubu igomba kujya mu maboko y'umwana we. Yakomeje avuga ko hari n'izindi ndirimbo nyinshi amaze iminsi yumva z'uyu muhanzi, agira inama abantu bazifite kujya bazumvira mu byumba byabo. Ati hari indirimbo numvishe z'abandi bahanzi bakoranye na Jay Polly zitarajya hanze, bazajye bazumvira aho ngaho bari, zibeshye bazishyire hanze. Fifi avuga ko kandi ko ashaka no kwiyambaza ubutabera, akaba yarega Lijohn kuko kugeza uyu munsi yanze kuva ku izima ngo amuhe ibihangano by'umugabo we. Mu magambo ye yagize ati nimubabaza azajye kurega kuko nanjye mfite gahunda yo kurega vuba naramubwiye. Ibya Jay Polly byo urumva ko n'ubundi bikomeje kuba ibibazo kubera indirimbo yagiye asiga, ariko uyu mugore we ati indirimbo ni iz'umwana. Kuki Lijohn ari gukomeza kuzitsimbararaho? Lijohn nawe ati indirimbo njyewe ni nkuko nazikora n'undi muhanzi. Bizahirira he? Bizagenda gute? Banza ukore subscribe hano ku Gika TV Rwanda. Njyewe nitwa Omega Boy ya Service.